wenyine shingiro ry'ubu buzima ni wowe ushigikiriza intambwe zacu urazisikamye kandi ni wowe wenyine shingiro ry'ubu buzima ni wowe ushigikiriza intambwe zacu urazisikamye kandi ni wowe wenyine shingiro ry'ubu buzima.
imbabazi urukundo rwe nirwo rungose ukuboko kw'ibumoso kurateguye ukw'iburyo kuramfashe mbese n'iki ntabasha kuba jamye mu mahoro niyo rashe imbabazi urukundo rwe nirwo rungose ukuboko kw'ibumoso kuranseguye ukw'iburyo kuramfashe mbese n'iki ntabasha kuba umugisha utanga mwami wanjye ntiwongera umubabaro abakumenye bafite amahirwe no ku munsi mubi bazakomera umugisha utanga mwami wanjye ntiwongera umubabaro abakumenye we dufite amahirwe no ku munsi mubi tuzakomera umugisha utanga mwami wanjye we ntiwongera umubabaro abakumenye twebwe dufite amahirwe no ku munsi mubi tuzakomera umugisha utanga mwami wanjye ntiwongeraho umubabaro abakumenye bafite amahirwe no ku munsi mubi bazakomera witegereza abanyegiputa maze urabatungura urabitegereza bacikamo igikuba urongera urabahindukiza ukura inziga ku magara yabo waregeraga abisiraheli ubakuye mu maboko ya faraho wabambukije inyanja itukura ukuherekera uri Imana itaneshwa turakwemera 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 hey Imana ishimwe haleluya Yesu wa turakwemera ndahamya neza ko tutibeshye kugukurikira ni byiza ntacyo bidutwaye kugukorera ibendera ryawe rizahora rizamuwe kuri twebwe wasezeranye natwe isezerano ko tutazakureka Yesu we turakwemera yego we turakwemera dushonje cyangwa duhaze turakwemera twambaye cyangwa tutambaye turakwemera mu bibazo byinshi mu makuba menshi turakwemera dukize cyangwa tukenye